Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro kubw'uyu munsi iduhaye, umunsi mwiza, icyumweru cyiza. Reka mbanze mbifurize umunsi mwiza, umunsi mukuru mwiza wa Pentekote, kandi buri wese yumve yuko Imana imufiteho umugambi ku munsi nk'uyu nguyu twizihizaho Pentekote. Ni icyumweru cya Pentekote rero, kandi Imana ishimwe kuko yababashishije mwese mukaba mwabashije guterana muri iteraniro ry'uyu munsi turi imbere y'Imana mu nzu yayo. Pentekote rero ni iminsi 50 iba ishize nyuma ya Pasika. Kuva nyuma ya Pasika tubara iminsi 50, maze umunsi wa Pasika nawo ukaba urimo. Imana ishimwe cyane kubw'ijambo iduha n'isezerano ryo gusogongera kuri Pasika na Pentekote, kandi tumaze kwegereza Imana n'ubundi na gahunda zose uko zagenze neza. Ndagira ngo nongere nsome umurongo umwe mu mirongo badusomeye mu Gutegeka kwa 2:16. Noneho nitumara kuwusoma dukomeze twumva icyo Imana itubwira. Mu Gutegeka kwa 2:16, reka dusome umurongo wa 8. Mu minsi 6 ujye urya imitsima itasembuwe, ku wa 7 mujye muteranira mwitonze, kuba iteraniro ryejejwe Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo uwukoraho. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero uyu munsi Imana ishimwe cyane kuko tubashije guterana turi imbere y'Imana duturutse mu mirenge itari imwe, kandi muzi ko dutangira uyu mwaka hari icyerekezo Imana yaduhaye cyerekeranye n'ivugabutumwa ry'isi yose, cyerekeranye no kugeza ubutumwa bwiza n'ahantu butaragera, n'aba bandi bataragira umugisha wo kugira ijambo ry'Imana, kugira ngo abo ngabo nabo babashe kugerwaho n'ubutumwa bwiza, ndetse kugira ngo noneho abizera babashe kugera ku kindi kigero cyerekeranye no kuba bigishwa. Uyu munsi rero ni kuri Pentekote, kandi hari impamvu n'ubundi ku munsi nk'uyu wa Pentekote tugomba kuwuhuza na Pasika. Ni ukubera ko kubera Pasika tugira Pentekote. Imana ishimwe cyane. Imana yakomezaga iha amabwiriza ab'Isirayeli, cyane cyane amabwiriza akubiye mu byiciro bitatu. Amabwiriza yerekeranye n'amateraniro, cyane cyane urebye mu Balewi igice cya 19 umurongo wa 2, cyane cyane Abalewi batubwira ibyerekeranye n'amateraniro ndetse n'abatambyi, nuko tugomba kuza imbere y'Imana ngo nuko mwabera nk'uko nanjye ndi uwera. Niyo mpamvu Imana yakomezaga igenda itanga amabwiriza yerekeranye n'uburyo ki tugomba kuza imbere y'Imana. Niyo mpamvu nashimye Imana cyane uburyo ki turi imbere y'Imana, kandi nubwo twaturutse ahantu hatandukanye, ariko Imana ishimwe kuko n'ubundi mu mwanya twagomba kuba turi imbere y'Imana twari turi imbere y'Imana. Ayandi mabwiriza Imana yatangaga ni amabwiriza yerekeranye n'amaturo. Amaturo y'ishimwe, ibya 10, kubaka umurimo w'Imana, ndetse kwita ku banyamahanga, kwita ku mfubyi no ku bapfakazi. Ayo mabwiriza Imana yakomezaga iyatanga, haba mu gitabo cyo kuva mu gitabo cy'Abalewi ndetse no mu Gutegeka kwa 2, aricyo gitabo gikomeje kudufasha muri ibi byumweru bigiye cya none. Ikindi cya gatatu ni iminsi mikuru. Iminsi mikuru Imana yakomezaga igenda yibutsa ab'Isirayeli ko bagomba kujya bazirikana iminsi mikuru. Kubera iki? Kuko hari abavukaga hanyuma, kandi n'uyu munsi hari abakomeje kuvuka, bagomba gukomeza kwakira isezerano ry'Imana rishingiye ku minsi mikuru. Uyu ni umunsi mukuru mwiza wa Pentekote, icyumweru cya Pentekote. Ntabwo icyumweru cya Pentekote gikunze kwizihizwa nk'uko dukunda kwizihiza Noheli, nk'uko dukunda kwizihiza Pasika. Murabizi ko kuri Noheli ibiciro, abacuruzi n'abatizera Imana n'abatizera Yesu, usanga ibiciro babigabanuye. Muzi ko hari igiti cya Noheli, ariko nta giti cya Pentekote tugira, ndetse n'ibiciro yewe nakonje rwose, buriya ejo ni akazi. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa Pentekote nusogongera ukumva impamvu Imana yemeye yuko tugomba kwizihiza uyu munsi, urahabwa umugisha n'Imana. Umurongo wa 10 w'icyo gice reka dusome, haratubwira ibyerekeranye na Pentekote. Gutegeka kwa 2:16 umurongo wa 10. Ujye uziririza Uwiteka Imana yawe umunsi mukuru ukurikira ayo masabato uko ari 7, uwuziririsha gutura amaturo umutima ukunze,
uguturisha ahwanye n'uko Uwiteka Imana yawe yaguhaye umugisha. Niyo mpamvu kuri uyu umunsi wa Pentekote ni umunsi n'ubundi abayuda bakomezaga kugenda bizihiza bitewe n'ikirero, bitewe cyane cyane ni umunsi w'amashimwe. Amashimwe kubera kuko igihembwe cyo gusarura bagombaga gusarura bakaza imbere y'Imana bagashima Imana kuko hari ibyo basaruye. Ubu ngubu turenda kurangiza icya kabiri cy'umwaka, amezi 6, none ni ukuvuga ngo tugomba kuza imbere y'Imana dushima Imana ibyo yaduhaye duhereye mu kwezi kwa mbere. Kuri uyu munsi wa Pentekote ijambo ry'Imana tubwira ngo abigishwa ndetse n'intumwa bari bateranye basenga i Yerusalemu, kandi n'ubundi bishingikirije ku isezerano nk'uko Yoweri yabihanuye. Noneho ku munsi wa Pentekote buzuzwa umwuka wera, bahabwa imbaraga kubera kuko umwami Yesu Kristo yavuze ati muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kubw'ibyo murindire. Noneho umunsi wa Pentekote bose bateranye bari hamwe buzuzwa umwuka wera, bagira imbaraga zo gukorera Imana. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga rero ku munsi wa Pentekote, ku munsi nk'uyu nguyu, ubundi umunsi wa Noheli ureba Yesu Kristo ndetse n'Imana bumvikanye kuri gahunda kugira ngo aze kutuvukira. Nta muntu wabigizemo uruhare, umwami Yesu yaravutse. Kuri Pasika nabwo ni umwami Yesu Kristo werekanye ko yanesheje urupfu na Satani. Nta muntu wabigizemo uruhare. Ariko ku munsi wa Pentekote noneho turabona yuko itorero ryavutse. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero dutekereza ibyo kuzura umwuka wera, ni ngombwa ko dutekereza ese uyu munsi nubwo amatorero rimwe na rimwe atawuzirikana cyane, nubwo bamwe batekereza ngo byagombye kureba itorero ry'Abapentekote, ariko reka mbabwire, burya no kubatizwa ntabwo bireba itorero ry'Ababatisita. Niyo mpamvu umunsi wa Pentekote ntabwo ureba itorero rya Pentekote, ahubwo ureba itorero rya Kristo. Maze tukibuka ko hari umunsi itorero ryavutse, haleluya, rivuka rishingiye ku ibanga ry'umwuka wera. Reka turebe n'umuntu burya, reka mvuge ngo umuntu yavutse ashingiye ku ibanga ry'umwuka wera. Umuntu wa mbere Imana yaremye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7 ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Haleluya. Ni ukuvuga ngo nk'uko itorero ryatangiye rishingiye ku mwuka wera, n'umuntu Imana yaremye yagize ubugingo kubera ko Imana yamuhumekeye mu mwuka wayo. Niyo mpamvu ku munsi wa Pentekote nk'uyu nguyu turagomba gutekereza, ese dufite umwuka wera w'Imana muri twebwe? Ese itorero ryacu ryuzuye umwuka wera? Kubera ko itorero rigitangira, ndagira ngo uze gufata umwanya usome, urabona yuko hari iby'Imana yakoresheje itorero. Ntabwo itorero ryavutse gusa. Umwami Yesu yaravuze muri Matayo ati nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi imiryango y'ikuzimu ntabwo izarishobora. Haleluya. Ni ukuvuga ngo itorero rero riramutse rigize intege nkeya, imiryango y'ikuzimu ikarishobora. Ese wakwibaza, ni itorero ryatangijwe na Kristo. Ikindi kibazo, ese ryubatswe ku rutare? Ryubatswe kuri uko guhamya yuko Yesu ari Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Imana ishimwe cyane, kandi ni ukuri Imana yahabwa icyubahiro. Ndagusengera Imana mu izina rya Yesu kugira ngo uyu munsi ugire gusogongera ku isezerano rya Pasika, usogongere ku isezerano rya Pentekote. Kubera iki? Kuko isezerano rya Pasika ni ukubohorwa. Zirikana wa munsi wabohowe, zirikana wa munsi wabatuwe. Haleluya. Kubera iki? Kuko Abisirayeli hari umunsi babohowe, hari rya joro ryo gutabarwa, ubwo basangiraga umwana w'intama udafite inenge. Uko ni ugusogongera kuri Pasika. Uyu munsi utekereze buryo ki wabohowe, ukababarirwa ibyaha, maze ugahinduka icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Maze ahasigaye utekereze ku gusogongera, ku musogongero wo kuri Pentekote. Nusogongera kuri Kristo Yesu uramenya ko agira neza. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero burya Pasika ni ukuva mu mitego yose n'ibigoyi by'umwanzi Satani. Ndetse Abisirayeli burya mu butayu bagombaga kugenda basogongera kuri Pasika, bagombaga kugenda bazirikana uburyo ki Imana yabatabaye n'uburyo ki Imana yabarengeye. Imana ishimwe cyane, kandi ni ukuri Imana ihabwe icyubahiro. Kubw'ibyo rero urubyaro rwagombaga kugenda rukomeza kuzirikana iby'Imana yakoze. Ariyo mpamvu y'iminsi mikuru ya Pasika, ari nayo mpamvu y'iminsi mikuru ya Pentekote. N'ubundi umunsi mukuru wa Pentekote n'ubundi baje kuwuhuza
kuwuhuza na wa munsi Mose yakiriye ijambo ry'Imana ku musozi Sinayi, ndetse bakawuhuza nanone no gusarura no gushima Imana kubw'umusaruro, ndetse cyane cyane nk'itorero uyu munsi Pantekote itwibutsa buryo ki itorero ryavutse rigatangira rishingiye ku mbaraga z'umwuka wera. Kubw'ibyo rero uyu munsi ni ngombwa cyane ko dutekereza ku nshingano z'itorero, kandi ni ukuri umwami Yesu Kristo wavuze ko azatangiza itorero rye. Uyu munsi tugombe kwigenzura tubone ko turi itorero rya Kristo kandi turi gukora misiyo umwami Yesu Kristo yadusigiye. Gusogongera rero kuri Pasika no kuri Pantekote hari icyo tugomba gusobanukirwa mu buryo butatu. Ingingo ya mbere ni uko umunsi wa Pantekote usohoye ngo bose buzuzwa umwuka wera, nk'uko tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Bose buzuzwa umwuka wera. Kubera iki bose? Reka nkubwire ngo bari mu mwanya umwe, bahuje umutima, bafite kwibwira kumwe, bafite icyerekezo kimwe. Ndabahesha umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo uyu munsi turi imbere y'Imana n'abandi bene data bari mu mpande zitari zimwe, twumve yuko itorero ry'Imana tugomba kubakira ku bumwe bw'abera, tugomba kugirana ubumwe bw'abana b'Imana. Ni nacyo cyifuzo cyane umwami Yesu Kristo yadusengeye. Avuga ati mva Mana data ndaje iwawe, ariko aba basigaye ku isi ndabasabira kugira ngo barindwe umubi kandi babe umwe nk'uko nanjye nawe data turi umwe. Ab'itorero rya mbere buzuye umwuka wera kuko bari bafite ubumwe bw'abana b'Imana. Uyu munsi turagomba kugira ubumwe bw'abana b'Imana kugira ngo ibyasezeranijwe n'Uwiteka, ibyo Yoweri yahanuye, natwe bigaragare mu itorero uyu munsi. Niyo mpamvu itorero rimaze gutangira, nushaka ukomeza usoma icyo gice cya 2 usanga ngo buri munsi ntabwo basibaga gusenga, haba mu rusengero cyangwa se bagasengera mu ngo zabo. Buri munsi ni nkuko buri munsi ntabwo dusiba kurya ibyo kurya by'umubiri. Bo rero basobanukiwe ko ibyo kurya by'ubugingo ari ngombwa. Muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 4 umwami Yesu Kristo yaravuze ati ntabwo umuntu atungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka. Iryo jambo yarisomye hano mu Gutegeka kwa 2 niryo yaneshejeje Satani. Abizera bamaze kuzura umwuka wera buri munsi bakomezaga kugenzura ibyo intumwa zigishaga. Ibyakozwe no mu gice cya 2 umurongo wa 42 kandi umurongo wa 40 n'uwa 41, noneho Uwiteka Imana ibongerera abakizwa ku buryo 3,000 biyongereye ku itorero. Imana itubashishe. Tutekereza amezi 6 agiye gushira, twibaze noneho umurimo w'ivugabutumwa na misiyo twakoze noneho byagenze gute? Ese twungutse bangahe? Niba tutarungutse, niba tutariyongereye, twibaza aho ikibazo giherereye. Ngo ni ku munsi wa Pantekote usohoye bose bari hamwe, bahuje umutima maze buzura umwuka wera. Icyo ni kimwe kuko burya amagambo umwami Yesu yatangiye avuga yigisha muri Mariko igice cya 3 umurongo wa 13 wa 14 n'uwa 15 ngo nuko azamuka umusozi ahamagara abashaka. Icya mbere ngo abane nabo, icyo ni kimwe, kubana n'Imana. Icya kabiri ngo abatume kubwiriza ubutumwa bwiza. Icya gatatu rero umurongo wa 15 abaha ubutware. Ubutware turabushaka, ariko ni ubutware bwo kwirukana abadayimoni, ni ubutware bwo kugira ngo abantu bakizwe bava mu byaha kandi bamenye ukuri. Icya kabiri Yesu yabwiye abigishwa kurindira ibyasezeranijwe. Kurindira ni murindire. Bararindiriye basenga, nyuma y'iminsi 10 gusa Imana ibasohoreza amasezerano. Reka nkubwire ngo twige kurindira, twe kurambirwa. Imana ishimwe cyane. Njya nkunda Karebu yarindiriye isezerano imyaka 45 irashira aririndiriye kandi atararivamo. Imana ishimwe cyane. Mureke tugundire amasezerano tuyagumemo, kuko Imana niyo kwizerwa, byanze bikunze no kubikora izabikora. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero abenshi uyu munsi bananiwe kurindira, gutegereza biranze. Ariko reka nkubwire ngo uri umunyamugisha nurindira. No mu gihe cya Yesu ubwo yabwiraga abigishwa ati nuko mugende musenge murindire, abenshi barigendeye, babonye ko kurindira bitoroshye. Kandi icyo gihe no gusenga ntabwo byari byoroshye. Barahigwaga igihe cyose basangaga basenga, babona ko nabo bagomba kubica nk'uko umwami Yesu Kristo bari bamwishe. Ntabwo byari byoroshye rero, ariko abarindiriye bagasenga bafashe isezerano basohorejwe amasezerano. Imana ishimwe cyane. Reka rero nenda kurangiza. Icya gatatu nuko uyu munsi wuzuzwa umwuka wera kugira ngo urusheho kuba mushya, kugira ngo urusheho kuzana amahinduka, urusheho kwinjira muri misiyo.
mu nshingano y'ijuru. Haleluya. Uyu munsi wa Pentekote nanezerewe, nashimye Imana kuko bamwe muri mwebwe n'ubundi ntabwo twari duherutse wenda guterana mu buryo nk'ubu ngubu, ariko uyu munsi Imana irabayobora kugira ngo noneho mu buryo bwo kuzura umwuka wera mu munsi mukuru wa Pentekote abantu bamwe batazirikana, tumenye ngo ni misiyo Imana iduha kugira ngo tugende. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Imana ishimwe cyane. Ayo ni amagambo ya nyuma umwami Yesu Kristo yavuze. Amagambo ya mbere twabonye yuko yavuze ati ndatoranya mwebwe kugira ngo mubane nanjye, nanjye mbane namwe, kandi mbatume kubwiriza ubutumwa bwiza ibihugu byose byo ku isi. Abaremwe bose, muri Mariko igice cya 16, abaremwe bose babwirizwa ubutumwa bwiza nabo bagira ubugingo. Niyo mpamvu Ezekiyeli Imana yabwiye iti genda uhanurire ariya magufa, nuko umwuka w'Imana ugezemo babasha guhagarara. Haleluya. Kubera umwuka w'Imana wari winjiye. Mureke tubigire icyifuzo kuri uyu munsi. Nubwo uyu munsi bamwe batawubona nk'umunsi udasanzwe, ariko ni umunsi udasanzwe ko ni umunsi itorero rya Kristo ryavutse. Ni umunsi itorero rya Kristo ryavutse, maze Imana itangira kugendana n'abizera. Ibitangaza birakoreka mu gice cya 3, ibitangaza birakoreka mu gice cya 4 cy'ibyakozwe n'intumwa, aho hose umwuka wera agendana n'intumwa kandi akorera mu ntumwa. Ni ukuri rero nusogongera ku gisubizo no ku isezerano rya Pasika, ukamenya yuko Pasika umwami Yesu Kristo yarazutse, arazamuka kandi adusoreza isezerano rya Pentekote kugira ngo tugire imbaraga, maze wa undi Petero wagiraga ubwoba amaze kuzura umwuka wera arahagarara arahamya yuko Yesu ari Kristo kandi ko yazutse ari muzima. Natwe nitwuzura imbaraga z'umwuka wera, byanze bikunze Imana izakomeza kwigaragaza. Kubw'ibyo rero abigishwa n'intumwa bakoze ivugabutumwa, maze itorero riraguka. Ku murongo wa 47 ngo bakomezaga bahimbaza Imana bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakizwa. Mbahesheje umugisha mu izina rya Yesu kandi senga kugira ngo uko bukeye umwami Imana itwongerera abakizwa mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, urakoze kubw'uyu munsi, umunsi witiriwe izina ryawe, kandi ushime kubw'urukundo wadukunze n'umuteguro mwiza na gahunda y'agakiza tubonera muri Kristo Yesu. Uyu munsi tukaba tugushima kubw'ibyo wadukoreye, kandi tuzirikana by'umwihariko mwami yuko wemeye yuko itorero rivuka ku munsi nk'uyu wa Pentekote kugira ngo dukore misiyo yo kujyana urumuri, maze umwijima wo ku isi uhunge, abantu bakira agakiza babone ubugingo bw'iteka. Uwo mugisha buri wese Mana twabashe guterana uyu munsi, yaba ari uwo turi kumwe hano ndetse n'uteraniye ahandi. Mana utugirire neza kandi utwiteho, maze itorero rigire impemburo kugira ngo dukore misiyo waduhaye kwagura ubwami bwawe mu bihugu byose byo ku isi no mu mirenge yose mu gihugu cyacu. Habwa icyubahiro Mana yacu, uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.